Yes, welcome again to our YouTube channel. Kuri uyu mwanya rero ushobora kuba ujya wibaza ngo ubundi kakajwi ziriya video azikora gute, ariko aka kanya ndaje kugira ngo ngusubize iki kibazo. Niba ureba imbere yawe urabona ko nashyize application ya TikTok. Ubundi kakajwi bino bintu akora byose, yaba ari kwihindura isura, yaba ari guhindura ijwi, byose abikorera muri TikTok. Ariko abantu benshi ntabwo bajya babyitaho, by'umwihariko urugero rwa mbere nagwa mbere yuko nkubwira uburyo bino bintu abikora. Kakajwi ubundi izi video azikora muri TikTok nkuko nabikubwiye. Uzagende wumve ama live yiwe usanga abantu benshi bari kumubaza ngo ese ubundi ijwi ryawe urihindura gute, ese ubundi ziriya video ujya ukora wiyambitse isura uzikora gute. Ahari ushobora kuba rero nawe uri mu bantu bajya bibaza ngo ese ubundi kakajwi izi video akora yiyambitse kiriya gisura, aseka ijwi rigahinduka, mbega nyine ubona ari ibintu byiza. Biriya bintu byose abikorera, by'umwihariko nkwibutsa ko kuko nabikubwiye biriya bintu byose kakajwi yirirwa akora nta yindi application wajya kubishakiramo. Harabirirwa basacinga ama application yitwa ngo Monkey ngibiki, bazi ngo niho kakajwi abikorera, ariko mwese muba mwibeshya, nta makuru ahagije mubifiteho, kuko biriya bintu byose ubona kakajwi akora, twaba guhindura ijwi, ibiki n'ibiki, byose abikorera muri TikTok. Ahubwo reka nze nkubwire ngo ibi bintu ubundi abikora gute, ubundi bigenda gute kugira ngo uhindure ijwi muri TikTok ndetse uniyambike isura, cyane ko ibi ngibi ari akantu buri munsi uhora ucaho, buri munsi kuri TikTok ajyaho ukagenda ugafata ifoto ukayihindura uko ushaka, ukikesha, ugafata amavideo menshi, ariko ako kantu kaba kaburamo kugira ngo uhite wiyambika isura ya kakajwi ndetse ujye no muri voice uhindure ijwi, urihindura ukundi kuntu. Ako kantu niko kantu ububura. Reka nguhereze ikaze muri kino kiganiro, nkubwire ngo uri kuri Mansa Musa TV, ngusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Njyewe ndi Isaac Sibomana, ngusaba gukora subscribe, like ndetse ukagera muri comment ukatubwira niba koko wifuza ko nyuma y'uko nkubwiye uburyo bikorwa nazana bakorera video noneho igaragaza amakuru yose y'uburyo ubundi bino bintu bijyamo, nyine nkanabereka n'uburyo ujya muri application byose ukabisangamo. Ubundi nk'uko bisanzwe kakajwi ni umuntu umaze umwaka umwe hafi n'igice gutyo amenyekanye, by'umwihariko kuri YouTube, ariko kuri TikTok ari gufunga imyaka hafi 2, ndetse no kuri Instagram abantu benshi batangiye kumumenya. By'umwihariko content ye it's based on the entertainment Rwandan on America, zigende nyine ku myidagaduro yo mu Rwanda, ariko nyine bigendeye ku munyarwanda nyine uba muri Amerika. Ibi ngibi akaba ariko iyo content kakajwi ageze muri Amerika agakora, bikaza kurangira imuhiriye ndetse inakunzwe ku buryo ubu ngubu utasiba kuvuga ko ari umukomediste wa mbere, tuve kuri biriya bya Bansabi n'abandi, kuko kakajwi arikorana, araza agakora video wenyine avuga amagambo kandi agasa n'abantu, kandi ukabona abantu babyishimiye, by'umwihariko ugasanga nyine abantu bose barashaka kureba video ze, ku buryo nkubwiye ko ubundi mu busanzwe kakajwi aje hano mu Rwanda afite iriya TikTok ye ibaruye muri Amerika. Ndakurahiye ko bano bose ubona ngo inzira z'umusaraba ngibiki, kwinjiza amafaranga nk'ayiwe biba bigoye cyane cyane, kuko usanga mu Rwanda tubare wenda nk'umuhanzi nimba kugira abantu 1000 barebye indirimbo ye bamuhembye 5000, muri Amerika usanga ari guhembwa mu 35,000. Rero mu Rwanda ugasanga niba video iriya ndende bari kuguhemba mu 8,000 7,000 kiyo kakajwi yakoze, ugasanga kakajwi kubanda 1000 gusa ari gufata hafi mu 60 gutyo 70. Ugasanga rero muri Amerika aba ari amafaranga menshi kubera video zabo, kuzamamarizamo kubera video zabo. Muri Amerika aba YouTubers babahereza amafaranga menshi ku buryo bibaza ngo ubundi twebwe tuziriki. Ni nka zino mbuga ubona ngo ni TikTok muri Amerika ihemba amafaranga menshi, akaba ariyo mpamvu usanga kakajwi ahostinga ku buryo agera ninjoro akiri kuri TikTok kugira ngo arebe ko yakomeza gukora amafaranga menshi. Rero uburyo kakajwi akora bino bintu byose abikora muri TikTok. Andika comment umbwire nzabakorere video igaragaza uburyo bikorwamo
kugira ngo tuzabane no mu kindi kiganiro. Nta kuntu nzakwereka nka gutya biri ifoto, ahubwo nzaza ngukorere video izakwereka uburyo ka kajwi arikodinga yahinduye ijwi ndetse akaniyambika iyi sura muri TikTok ku buryo ubona no muri live biba bimeze.